dusome mu Byakozwe n'Intumwa ibice 4 umurongo wa 12. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 4 umurongo waho wa 12. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Aya ni amagambo Petero yavuze. Singiye kubwiriza, ariko reka nongere mbabwire ijambo ryuririra ku ijambo turimo tuvuga ryo gukura. Yavuze aya magambo Imana imaze kumukoresha akora igitangaza gikomeye. Umuntu wari ikimuga kuva ari mu nda ya mama wiwe, bamusanga aho ni mu gice cya kabiri n'icya gatatu bagenda hatubwira ayo makuru. Umwuka w'Imana yamaze kumanuka, yamaze kubatinyura, bari abanyabwoba buzura imbaraga, bavuze indimi batabashaga kuvuga, batari bazi. Amaze bageze ku irembo ry'itorero, bahasanga ikimuga cyahahoraga gitegereje kuko abinjira bagira utwo bagihereza. Baramubwira ati, ifeza n'izahabu ntayo dufite, ariko icyo dufite ngaho haguruka ugende. Bamuhereza ikiruta ibyo yashobora kwifuza byose. Amaze ngo bamufata mu kuboko, binjirana nawe mu ishengero, ngo abantu babibonye bose baratangara baravuga ati, niki kibaye kuri uyu muntu wahoraga ahangaha kuri aya marembo? Bari baramumenyereye ufite change akamuhereza. Bibaye bite kuko uyu muntu atambutse akaba yagenda n'amaguru ye? Petero aboneraho umwanya avuga ijambo ry'ivugabutumwa rikomeye, arabigisha, ababwira ko urya Yesu babambye ari we wakijije uyu muntu wahoze ari ikimuga. Na Yesu kuri iryo torero yarahasengeraga kandi yarahanyuraga, yarahageze inshuro nyinshi, ariko ntiyakijije wa muntu. Dore icyo nshaka kubabwira amanywa y'uyu munsi wa none. Mu nzira zo gukura harimo ibibazo. Hari uzi utekereza kuko ninakizwa ibintu byose bizaba byiza, nta kintu kizasubira gupfa, indwara zizashira, ubukene buzashira, ibibazo mu rugo rwanje bizashira. Uwakubwirije gutyo ndagira ngo utangarize ngo yarakubeshe. Aha ni itorero ryari rigitangira, bakiriye umwuka wera. Naraharebye jewe mbona bari bameze nk'abari muri honeymoon y'agakiza, banezerewe babona ibitangaza byabaye bikomeye. Imana ibateguye umuntu wari ikimuga, babona arakize, babona abaye muzima, arabwirije, hakizwa abantu bangahe? 3,000. Ngira ngo uwobwiriza mu bicaye ahangaha nanje uhagaze ukabona abantu 3,000 barakijijwe, wo kwandika igitabo. Ibintu bimeze neza, baranezerewe, baguwe neza, ibitangaza ko biraba. Akenshi dutekereza kuko wakoze neza ugomba kwitunga ibyiza, siko?
wabayeho neza none ntukibesha, warakijijwe ntukiciba, wahinduye ubuzima bwawe, usigaye usenga cyane, usigaye usoma ijambo ry'Imana, ibintu byaratunganye mu mutima akakubwira ngo byose bigomba kugenda neza. Ndagira ngo ngutangarize, iyo winjiye muri uru rugendo rwo gukura mu Mana uzahura n'intambara. Petero wari umaze gukora ibyo, yakagombye gushimwa, yakagombye kuvuga ngo wenda bamuhereze nk'umudari, bavuga ati uyu muntu tumuhereze ubuyobozi, nta kindi kintu akwiriye. Niki cyamubayeho? Barabafashe, barabafunga. Sinahasomye guhera ku murongo wa mbere hano ku gice cya 4 ngo barabafashe hari ku mugoroba, babata muri prison. Mu gitondo barabagarura, babagaruye barababaza, nimutubwire izo mbaraga zabahesheje gukora ibi bintu zavuye hehe? Uzi kuzira ukora neza? Ushobora kubuza utekereza ukavuga uti aho nakijwe ko ibintu aribwo byagenze nabi, aho namenye Imana ko nakijijwe mu rugo, ko igihe nari ndi mu rugo rwanje nubaka hari umukristo ariko ibibazo bikaza kuza ari uko nakijijwe. Petero na Yohana bakimara gukora ibitangaza, bakimara kuvuga amakuru y'ibyo bitangaza nuko byagenze, bisanze hehe? Mu ndake, muri prison. Haleluya. Ariko kimwe mu bintu bizagukuza ugatera imbere mu gakiza no kumenya Imana ni uguhura n'ibigeragezo ukanabitsinda. Kuvuga ngo watsinze kibiza bibaho utakoze ikizami. Kuvuga ngo wanesheje tibiza bibaho utageragejwe. Petero na Yohana bashizwe muri prison, bari bakoze neza, batangira kubazwa. Ariko Imana yari ishaka kuko yigaragaza, ibakomeza, bagaragaza imbaraga, bagaragaza opportunity bagize yo kugira ngo babashe kubwiriza aba bantu bari bateranye aho ngaho. Aba banyedini bo bari bazi kuko ijuru gusa ugomba kurikorera. Aba banyedini, aba bamufunze bari abantu b'idini, ntugire ngo bari abantu bahandi. Tugatekereze ngo bazakurenganya n'abataba mu ikanisa, tugatekereze ngo bazakurwanya n'abatazabasenga. Satani yanyura mu muntu wari we wese, Satani yakoresha inzira izo arizo zose, kandi Imana yabireka kugira ngo bikubeho ubashe gutera intambwe muri ubwo gukura kwawe. Nimba wayihura n'ibigeragezo, niba mu nzira zawe ufite ikiyaki kugerageza ukumva mu gakiza kawe kuragenda uhura n'inzitizi, welcome to the club. Ikaze mwishira hamwe ry'abahaye baje mu ijuru. Aha rero parangirije kuri iri jambo narisomye aha ngaha, Petero yaboneyeho umwanya wo kubabwira, ababwira amakuru yose y'ibyabaye, ababwira uwo Yesu, kuko uwo nguwo ari we wakijije uyu muntu muhamureba, kuko bamubazaga izo mbaraga zavuye. Nta bundi buryo yari kubona opportunity yo kubwiriza mu bantu ukuye mu gihe yari yahuye n'ibibazo bikomeye, yagiye muri prison yababajwe. Bwana asifiwe. Aha niho yababwiriye rero, arababwira ngo nta handi agakiza gashobora kubonekera. Ibo bari bazi ko idini ryo rizabakiza. Nta handi agakiza gashobora kubonekera, ni mu izina rimwe gusa, izina rya Yesu. Nta handi muzanyura mutarizera biriya bitangaza Yesu yakoreye ku musaraba. Nubwo mwamufashe mukamubamba, nubwo mwamuhanze, uwo nguwo yarazutse, uwo nguwo yicaye mu ijuru. Abazamwizera bose abo ngabo bazasangana, bazabana nawe igihe cy'iteka ryose. Bwana asifiwe. Nimba uhawe unyura mu bikomeye mwene data, reka nkubwire ngo ukomere, uri mu nzira ikwiriye.
ibigeragezo Satani ntaza yirirwa ashakisha. Yesu yarabivuze, kandi nimba Yesu yobivuga, tugire ngo hari undi muntu wabica hirya. Muri Yohana 14 umurongo wa 18, sinzabasiga nk'imfubyi, nzabaho muri. Hasigaye umwanya muto, abisi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Ufite amategeko yanje akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanje nzamukunda mwiyereke. Bwana asifiwe. Reka nkubwire mwene data ngo nimba ushaka kugera inzira uri mucamo kugira ngo umenye nimba uhayikura neza, nuko usanga hari ibibazo ugomba guhura navyo, ugahura n'amagambo, ugahura n'intambara, ugahura n'ibikugoye. Ikidafite kwibazwaho nuko bizaba, ariko ikibazwaho n'uburyo uzavyitwaramo. Nizere ko iryo jambo ryumvikanye. Ikidafite gushidikanwaho nuko buri mukristo wese azahura n'intambara muri runo rugendo, ariko igishidikanwaho n'uburyo uzavyitwaramo. Niwahura n'intambara uzitwara ute? Kuko iyo ngiyo ni recipe igomba kubaho mu buzima bwanje no mu buzima bwawe bwa gikristo mu ntambwe turimo. Murakoze kubana natwe. Niba utari wakora subscribe, kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.